kugira ngo aborozi b'amatungo maremare ndetse n'amagufi babashe kugera ku musaruro w'ubworozi bwabo, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bashishikariza kugira gahunda zimwe na zimwe bashyira mu bikorwa zirimo kugira isuku, kwita ku matungo yabo ndetse n'ibindi. Muri ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi turi ku Murindi mu karere ka Kicukiro i Kanombe aharimo kubera imurikabikorwa ry'ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi. Muri ikiganiro rero tukaba tugiye kubagezaho amarushanwa y'umukamo w'inka zarushanyijwe gukamwa amata menshi byabereye hano muri imurikabikorwa. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murekeyisoni Goreti wo murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana niwe ufite inka yarushije izindi umukamo. Ese we na bagenzi be nirihe banga baba barakoresheje kugira ngo bace akagahigo? Nizere ko mwishimiye kuba inka yanyu ariyo yabonye ibihembo bya mbere mu bijyanye n'umukamo. Ikintu nifuza kumenya mu by'ukuri nirihe banga, ni iki kidasanzwe mwarakoresheje gituma inka yanyu ariyo yarushije izindi kuba yabona umukamo uhagije? Nta rindi banga, ni ukwifata neza no kwihereza ibiro byayigenewe. Mwirushanwa yabonye litiro zingahe? Yabonye 13. No kuvuga ngo ubwizo ngizo barazifata ariko iratetse. Hanyuma mu rugo ubusanzwe ikamwa gute? 30 ku munsi wose. Mwari mutubwiye ngo mu by'ukuri ni ukuyifata neza. Icyo mwise kuyifata neza ni igiki ku buryo nk'umuntu w'umworozi wundi ashobora kubigira akazajya abikora? Iriya hano ibanga ryayo ni ukwiba hafi, ukicara uyigaburira, ukicara uyiha amazi, ukamenya igihe buryamire hariya, ikuza ubwatsi bwayo, ikaza kubaduka igasangamo bya biro byayo bayigeneye n'ubundi, igakomeza ikabirisha, ariko ukanayiba hafi ukicara uyimenya nk'uko umenya umwana wawe. Muri make iyo uyifasheho umwanya ungana gutyo, ni ukuvuga ngo inka igera aho ngaho ikagera igihe ugutunga rero, kuko ntago wakwicara uruhande rw'inka kugeza ryari. Urashaka kumbwira ko inka yawe uyu munsi igutunze ku buryo ariko kazi ushobora gufata ikaba nta kibazo ishobora gukemura ibibazo bindi ufite? Nako kazi nafasha ahubwo inkemurira ibibazo byose. Ishobora kumpa abahinzi 2 bahoraho buri munsi mu murima, ikampa abashumba 2 bahoraho mu rugo bahora bayitaho, nanjye nkayitaho n'umwana uri mu rugo akayitaho. Mwatwibwira? Amazina yanjye nitwa Sagahutu Jean Damascene. Ukaba uri umworozi? Ndi umworozi. Hanyuma inka yanyu niyibonye yarushije izindi mu bijyanye n'umukamo mu bwoko bwa Jersey, yabonye cyangwa se yakamwe litiro zingahe mu gitondo? Yakamwe litiro 11. Musanzwe mu rugo ku munsi mubasha kuyikuraho litiro zingahe? Ubusanzwe yitahuye n'urugendo kubera ko ibiri ahantu yaruhutse, yabonye n'ubwatsi butandukanye n'ubwo yabonye hano, ibona litiro 13. Mu by'ukuri inka zanyu ntabwo nk'uko bamaze kubisobanura ntabwo arizo za mbere zikamwa amata menshi mu gihugu, kuko hano haje inka 9 gusa, ariko niba zanatsinze no kuvuga ngo hari ikintu kidasanzwe. Niki mwaba muyikorera iyo nka yanyu gituma ibashije kubibonye ibihembo muri aya marushanwa? Inka yacu tuyikorera, icya mbere cyabanje kubaho, twinjiye mu bworozi twabanje duhugurwa ikimenyetso cy'uko inka yarinze, duhugurwa ibyatsi inka igomba kurya kugira ngo yongere umukamo, tubifashijwemo n'umuryango wa Haifa International. Mu by'ukuri uhuye n'umuntu w'umworozi wenda w'umutangizi nkanjye nkakubwira ni ngiye korora, ni nk'amabanga nkangahe 3 wambwira uti genda ibi bintu bikore, nizeye neza ko ubworozi bwawe buzagenda neza, inka zawe zikabona umukamo uhagije? Amabanga ya mbere ni ukuva ku bworozi bwa gakondo, kuko inka iri mu kiraro nubwo itabona amata menshi ariko yafumbire uyibona hafi, imirimo ikagabanuka, kuko iyo iri mu kiraro cyiza gifite isuku cya kijyambere, n'umwana uri mu rugo mutoya abasha kuyiha ubwatsi. Mbese niki cyaba cyagendeweho harebwa inka yarushije izindi umukamo? Cyarebwagaho nuko inka iteye, na amata ikamwe, n'uwayikamye ukuntu yayikamye, ni isuku yaba yagiriye. Ibi byose ni ibintu twakusanyaga tukareba ko iyo nka kuko yaba yarushije izindi. Icyo mwise isuku y'inka birumvikana, ariko icyo mwise uburyo inka iteye ndetse n'uburyo yakamwemo ni iki?
uko iteye inka itanga amata ubusanzwe ifite ukuntu iba iteye, iba ngari inyuma cyane, ikaba ngari, ikaba iteye neza, ikaba ifite amaguru ateye neza, ikaba ifite icebe riteye neza, cyane cyane iryo cebe niryo tureba ngo iteye neza, kuko iyi nka ikaba itararwaye ibyitwa ifumbi, kuko iyo yarwaye ifumbi usanga icebe ritangana. Icyo gihe ntabwo tuvuga ngo iyo nka iteye neza, nubwo yakamwa menshi ariko iba ifite ikintu cy'inenga, ko baba barayifashe nabi ku isuku, bityo ikarwara iyo ndwara y'ifumbi. Kandi iyo fumbi niyo ifata icebe niryo ruganda rw'amata, niho amata aturuka. Icyo gihe iyo yarwaye ifumbi amata aragabanyuka. Tukiri ku buryo inka iteye, bisobanuye ko hari uburyo ibiteye inyuma hanini, amaguru, icebe. Umuhinzi hari uruhare ashobora kugira ngo inka imere gutyo, niba ruhari n'uruhe? Ntabwo umuhinzi afite uruhare. Inka ivuka iteye neza, yafatwa neza igakomeza ubwo bwiza. Ni ukuvuga ko iyo tubimubwiye, iyo ajya gutoranya ya nka azajya kuyigura, aba akwiye kwita kuri ibyo ngibyo kugira ngo izabe iteye neza, izashobore kuzamuha amata atubutse. Hanyuma icyo mwari muvuze rero kijyanye n'uburyo umukamyi abikoramo? Umukamyi nyamukamyi aba akwiye gutegura inka, ntabwo ahita ajya mu mabere afata akora ibyahe, arayitegura, akoza icebe, akayikorangiza kugira ngo yumve yuko agiye muri mood cyangwa systeme yuko igiye gukamwa. Bityo iyo nka irareta igabasha igakamwa. Naho iyo bikoze nabi, inka ishobora no kumuha amata makeya. Kamwe mu dushya twagaragaye muri aya marushanwa yo gushaka inka yarushije izindi umukamo, ni umukamyi ukama inka ya Murekeyisoni Goreti, wabikoranye ubuhanga. Ese iri banga yaba yararikuye he? Ese hari ishuri yaba yarabyizemo? Watwibwira? Nitwa Maniraguha Noheli. Ukaba uri ndi umushumba wo mu rugo. Wagaragaye ahangaha uri gukama inka, kandi uburyo inka yawe niyo yabaye iyambere ibonye ibihembo bya mbere. Abahanga mu bijyanye no gukama bavuze ko nanone inka kugira ngo itange umukamo mwiza biterwa none n'umukamyi. Shaka kumenya ni ubuhe buhanga, ni iki kidasanzwe ufite gituma inka yemera kurekura amata menshi? Gukama inka rero ntabwo ari ukwigeramo ngo upfe gukora ibintu utazi. Iyo ugeze mu nka ukarangiza gukorangiza, utangiye gufata ku mabere, utangiye gukama, ugira vuba vuba ku buryo udashobora kuyimiza amata. Ugakama vuba vuba, ntuyitinze, mbese uyitinjije irayamira. Akabazo k'amatsiko, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. None se gukama wabikuye he? Uracyari muto, gukama wabikuye? Ubundi abasaza nibo bakagombye kuba bavuga ibintu nk'ibyo. Wabikuye he? Ngewe narakuze nsanga sogokuru afite inka, nagenda mwicara iruhande ari gukama, nanjye akambya ngo nge mwakira gukama, igihe adahari nge mukamira inka ze. Hanyuma uretse kwirinda ko inka yakwimana amata cyangwa yayafunga, nibuka neza ijambo ukoresheje, irindi banga cyangwa amabanga ushobora kubwira nk'umuntu akubwira ati nk'ubu nkakubwira ngiye gutangira gukama kandi ashaka kubikora neza inka yanjye ikabona amata meza menshi, niki amabanga nk'abiri cyangwa utuntu utatu wambwira uti utu tuntu ugenda utwiteho? Ikintu wakagombye kwitaho kugira ngo ukame amata meza nuko ugomba gukaraba intoki, ukoza icebe neza, ukajya agatambaro ko kuryoza, ukajya ko kurihanagura, igihe cyo gukama ugasigaho utuvuta dukeya ku buryo atazana umwanda mu ntoki. Nicyo gituma ukama amata meza. Hanyuma ntago nge nari nakama, hari imbaraga zidasanzwe zijyamo mu gukama cyangwa ni ukwiyoroshya? Ni ukwiyoroshya, nta mbaraga zijyamo, ntabwo wajyamo nka ngo ugiye gushika ngo ukurure, ni ibintu byoroshye, ni ukwiyoroshya. Kugira ngo aborozi babashe gukora akazi kabo neza, hari gahunda nyinshi bagenda bakorerwa, harimo n'amahugurwa. Ariko se mu by'ukuri ni ihe mpamvu y'aya marushanwa? Nitwa Dr. Christine Kanyandekwe, nkaba ndi umuyobozi ushinzwe ubworozi mu kigo cya RAB. Ntabwo bisanzwe yuko habaho amarushanwa mu bijyanye n'ubworozi, ndabizi neza ko no mu imurikabikorwa ry'ubushize byabaye, ariko nagize amatsiko, kubera iki? Kuki aborozi barushanwa gukama, ni ukubera iki? Impamvu habaye amarushanwa mu gukama, mbere na mbere bari aborozi bakoze amarushanwa n'aborozi bo muri gahunda ya Gira Inka, borojwe inka za kijyambere,
zitanga amata. Rero kugira ngo tubahamagare bamwe muri bo baze mu marushanwa, ni ukugira ngo tubonereho umwanya wo gushishikariza abo bantu bose bahawe inka muri gahunda ya Gira Inka, kugira ngo bazajye bitaho inka zabo, kuko bigaragara ko abagiye baba ba mbere ari abantu bazifashe neza, ndetse muri rusange n'abaje ari aborozi b'intangarugero muri Gira Inka, bagiye bagabura neza inka zabo mu mikoro make bafite, kuko murabizi ko muri gahunda ya Gira Inka hatangwa abantu bahabwa inka n'abantu bo mu rwego ruciriritse. Bikaba rero bigaragara ko umuntu wagerageje gukora neza akayitaho ko imuha umukamo akabasha kwivana mu bukene. Ibihembo bagiye bahabwa ibyinshi birasa ababaye aba mbere, bityo mu bitunyuriremo mutubwire n'impamvu yo kubaha ibihembo, niba babaye indashyikirwa nuko babashije. Ibyo bihembo ni ibihe kandi kubera iki babihawe? Mu bihembo byatanzwe urebye muri rusange byiganjemo ibyo twita milk cans, bikaba ari ibicuba. Ibicuba ni ibicuba byo mu bwoko bya stainless bikomeye bitagwa ingese. Ibyo bicuba rero byatanzwe ni bibafasha kuvana umukamo wabo mu rugo bawujyana ku makusanyirizo, cyangwa se bibafasha ayo mata akajya ahandi, kuko ibicuba ni nabyo dushishikariza ababorozi gukoresha mu mwanya wo gukoresha ibidomoro, ko ibidomoro ni bibi cyane, ntabwo byozwa neza. Ubwo rero byari mu rwego rwo kubashimira nyine bahabwa ibyo bicuba. Mu bindi bihembo byatanzwe hari imyunyu yo gukoresha mu kugabura inka zabo. Ibindi byatanzwe ni ibyo kwambara by'isuku, za butu, amabote, ndetse n'indi myambaro, amasarubeti. Bisobanuye ko ubworozi muri rusange cyangwa se gukama biba bigomba kujyana n'isuku. Hanyuma mutubwire guha iki gikorwa agaciro hari icyo bisobanuye. Mu by'ukuri amata ni kubera iki amata twayahaye agaciro uyu munsi, ni kubera iki? Nibyo koko amata twayahaye agaciro uyu munsi, kubera ko nyine ni no mu rwego rwo gushishikariza abantu kunywa amata, kuko ni ikinyobwa gikungahaye muri za poroteyine. Murabizi ko turi muri gahunda zo kurwanya imirire mibi. Ni ikinyobwa kigomba gukoreshwa ku bana mu miryango. Nicyo kinyobwa cyifashishwa cyane kugira ngo haba abana, haba ndetse n'abantu bakuru. Hari n'abantu bakuru bageze mu zabukuru, murabizi harimo za calcium, harimo n'ibindi bitandukanye. Nuvuga ngo amata ni ingenzi cyane no ku buzima bw'abantu muri rusange. Murabizi ko abana bose mu ngo zacu nyarwanda, iyo umwana atabashije kubona amata akura nabi. Aya marushanwa akaba abaye mu rwego rwo kubera isomo abandi borozi hirya no hino mu gihugu. Nk'uko mwabyiyumviye, aborozi barushije abandi inka zifite umukamo mwiza, bakaba bagiye babaha amasomo atandukanye y'ibyo mushobora gukora kugira ngo namwe mugere ku mukamo ushimishije mwifuzaga. Mwakoze kuba natwe muri iki kiganiro rero, mwari kumwe nanjye Eric Shaba, naho ubutaha nk'iki gihe ibihe byiza.